Hello guys, ibintu turabivuga gute ko imihanda yakomeje kunyerera cyane kabisa, aho umukobwa witwa Emeline wamenyekanye ku Ishanga kabisa yaciye ibintu. Reba ari kunkora mu bintu. Emeline waritse kunkora mu bintu katari byawe. Brian yarambwiye ngo nje mbirinda. Kandi nizindi by'Imana zambwira iki video ukuri. Kandi data swanumye ngo nje nkurindira ibintu. Ya narasa kubirinda rukunkora Emeline ngabanya ubwo Icyo gifuri cyakubikoraho. Unozoje gushyiraho ingufuri. Kurasarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkora akora wo. Ibyo mbano. Emeline mu kibuno ariko. Emeline ndashaka kuninya none. Kubera uko ndashaka usiko mbize bya kubera ubwangu n'urukunkora akora. Ndashaka ibintu. Ngarika turafata video. Nta kibazo. Ngaho ngwino ngo Settinga kamera. ariko Emeline waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Akuse Emeline ukuri seriye. Ngareka nyina ngo Maneza rero. naze ko dafite digodo ngo yakuba yinjiyemo ariko ndafona n'isoni ngiye mfite umugabo. Emeline ibeshye njye mu matako mugiye ku mayeri uramayedi se uri sheri wanjye. Reka ntucire amasoro yawe ku kuguru kwawe. Warunadishije ku kibuno cyawe. Emeline uzongeye kuzajya ndagukubita Emeline ntukazajya unyinisha. Emeline nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho. Mwakomeje mureba iyi video yakomeze icicikana ku mbuga kabisa ko uyu mukobwa witwa Ishanga yakomeje kugaragaza amavideo yiwe kabisa yambaye ubusa. Rero ntago ari ibintu byiza ku munyarwandakazi, gusa byagiye bikomeza bivugwaho na bamwe benshi cyane kabisa. Ibi bintu rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane, amavideo yiwe yose agiye agera hanze. Uyu mukobwa rero mu minsi ishize aherutse kugaragara muri video ari kumwe na The Ben amukurura Ishanga, ndetse yakomeje inacicikana cyane, niho yamenyekanye. Noneho rero uyu munsi hakomeje hacicikana amafoto ndetse n'amavideo y'urukozasoni yambaye ubusa. Rero ibi bintu ni ibintu bitari byiza habe na gato, ndetse bitagaragara neza imbere y'umunyarwanda cyangwa se y'abanyarwanda muri rusange. Ndetse ari kuvuga yuko aya mafoto cyangwa se aya mavideo yagiye hanze kutari ubushake bwe gusa, ni ibintu bigaragara ko bari babigambiriye gukora hanze, kuko ibingibi nabyo bibarwa mu bintu byo gutwika. Ni show bakora kugira ngo batwike gusa, ntabwo ari ibintu byiza habe na gato. Ndetse ko mu minsi ishize naho haherutse kugaragara na video ya DJ Sonia nawe y'ubwambure bwe, gusa ntabwo ari ibintu byiza habe na gato. Rero twakomeje turi amakuru ndetse agiye hirya no hino bavuga, ntabwo abantu bagiye babyishimira, ndetse ku muntu w'umukobwa nk'uko nguko akagaragaza ubwambure bwe ntabwo ari ibintu byiza ndetse habe na gato. Rero bikavuga yuko kabisa uyu mukobwa ndetse ashobora kuba ari lesbian, akunda abakobwa bagenzi be nk'uko mwakomeje mubyumva muri video yagiye itangwa. Rero ntabwo iyi video nababanjirijemo ndetse mwakomeje munabyumva, ndetse ko yarashyushye cyane, gusa si ibintu byiza habe na gato ku mukobwa w'umunyarwandakazi cyangwa se ku mwari
ubereye u Rwanda. Gusa rero byakomeje bigaragara yuko ibi bintu atari ibintu byiza ndetse ko biri buze kujyamo n'inzego za leta kuko ntago ari ibintu byiza, uretse ko ari ibintu bitagaragara mu mavideo yagiye akora. Urabona ko nta mavideo yashakaga kugaragaza ubwambure bwe ndetse ko yanakinisha imyanya y'ibanga ye, gusa ntago ari ibintu byiza. Twakomeje tubibona mu mavideo agiye atandukanye ndetse bagiye bashyize hanze amavideo arenga 5 ndetse ko urumva ntago amavideo 5 ndetse ko atari amavideo yagiye hanze ku bushake buke. Urumva ni ibintu yari yagambiriye. Rero inzego ni ibintu zigomba kureba cyane kugira ngo ibi bintu bidakomeza gukwirakwira mu Banyarwanda ndetse ko atari umuco mwiza wo kwiga iyi mico. Ndafuna n'isoni ngiye mfite umugabo. Emery ibeshye njye mu matako ngiye ku mayede. Uri amayede se uri sheri wanjye. Reka ntucire amasoro yawe ku kuguru kwanjye. Waruradishije mu kibuno cyawe. Emery uzongeye kuzajya ndagukubita Emery ntukazajya unyinisha. Emery nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho. Tujya